urakoze cyane banze kubikora kubera iki banze kugusharingira kubera iki kandi njye ntabwo mbarenganya uretse manze mubwire kandi njye ntabwo njye najya kubarenganya bro sibyo njyewe nimba nkeneye ko ibintu byanjye bitwika sibyo Poppy, our lovely people, abantu bose bo mu muryango wa MJ Empire kongeye kubakira hano kuri MJ Empire in debate. Today it's the day for debate. Uyu munsi rero tugiye gukora debate muzajya muyibona iminsi iyi ni ya mbere ariko n'indi minsi igitandukanye muzaza mubona debate zerekeranye amatopic agiye atandukanye. Uyu munsi rero so tutagiye kure mbere na mbere kujya kuvuga ngo uyu munsi nagira ngo mbanze mbabwire ngo ujye wibuka gukora subscribe ukore share wibuke gushima Imana nimba buryo byutse mu gitondo nta gahunda warofitanye n'Imana mu ijoro ryashize nta kintu mwapanze ukabona urabyutse ukabyuka uri muzimu kigenda neza hari abarwaye buryo ushima Imana numara gushima Imana uzano kuri channel yacu MJ Empire ukande subscribe ubundi unezerwe ubona makuru comedy filime n'ibintu byinshi cyane muzaza musangaho hano kuri MJ Empire rero niba nawe utarajya muri MJ Empire family ugomba gukanda subscribe ni ubuntu hari ikintu ngiye burakije kinangaza ni gute umuntu w'umugabo umuntu w'umusore umuntu w'inkumi umuntu w'umugore umuntu w'umama ukuze cyangwa umupapa ukuze agera ku YouTube channel nk'ingi icisha amakuru yizewe icishaho comedy ku buryo tubasusurutsa amaseka yose azaza cyane warangiza ukagenda udakanze subscribe kandi ukunda ibintu dukora ejo bundi ukavuga ngo ni duheruka kwa uploading wenda nyenyeka ko bishobora kuba habyibagiwe nimba ari nabyibagiwe asubireyo so uyu munsi tugiye gukora icyo bita debate as Mr Talkative nyina murabizi ko ngewe ndavuga nkajya gukora amakuru ubu ngusigaye muri research kugira ngo nzimbahe ibintu byuziwe ngena mugenzi wanjye smart so ariko uyu mugabo ari ibintu byinshi turatwumvikanaho sinzi ibintu abashaka gushyigikira by'amafuti kandi niyemeje ko nka Mr naga bari ibintu by'amafuti njye urumva nashyigikira ibintu by'amafuti ahubwo mbangira ngo nguhe umucyo ku bintu hari ukuntu uba uri mu murongo utanye hari ukuntu mbona Talkative ari mu murongo utanye nkavuga ati reka nze mbanze muhe umucyo mubwe ati ibintu bikorwa bitya bigenda bitya yego rero ngiye cyo maze kubona cyo nukujya tuza hano nge nawe tugakora debate abantu bakaza kutubwira icyanya cyo bakatubwira iby'ukuri kuko nabo bafite ibyabo nawe mfite ibyanjye ariko nge ndakeka nge n'ubundi ikintu cyo ndi kuvuga hano mwa bantu mwe ndagira ngo muze kunshyikira muze no kunyumva oya mwa bantu mwe nanjye muze kunshyigikira kandi muze no kunyumva ndabizi ko ibitekerezo ndi butangana ari ibitekerezo by'ingenzi cyane okay nta kibazo twaturi ku kintu cyo kuvuga ngo ese kuki umuhanzi artist ufite ibihangano byiwe yakoze indirimbo yiwe kuki adashaka kwishyura umubloga ndagira ngo musobanure ni wa muntu uriya mbara mujya mubona abapostingira abahanzi niyo basohoye indirimbo ukabona bashizeho ngo uyu muhanzi uyu ngo yasohoye indirimbo uyu muhanzi uyu yataye indirimbo hanze nibo babloga bariya babyamamaza ndetse n'abanyamakuru so harimo nabo n'ingero nyinshi ba Mideli za badumba ni benshi cyane ni benshi rero cyo ndi kuvuga rero ni ikigiki nk'umuhanzi you have to pay ugomba kumwishyura kuko nawe niko kazi ke ni professional never ntabwo ugomba kumwishyura kubera utagomba kumwishyura iwanyu azageza kuri iwanyu azaza kuyishyura none se iyo umuboroga apostinze igihangano cy'umuhanzi yashoyemo amafaranga ye reba umuhanzi arabyuka mu gitondo akajya kuri seti agashutinga agafata amafaranga ak'investing akishyura abavixen akishyura abakameramana abarayiti abaki ibintu byose urabizi bigenda ku ndirimbo bari ibintu byinshi cyane yego cyangwa ibintu bigenda ku gihangano icyo cyose muri rusange ndabizi umunyamakuru wagaterura final product kuri Instagram ye kuri TikTok ye avuga ngo iyi ndirimbo yasohotse mujye kwireba yego nibyo bari kuba none se reka nkubaze ariko ntago bakwiye kwishyurwa uraho reka nkubaze ushaka umunyamakuru ushaka bakuriki ushaka uwo munyamakuru aze agufashe abo bavixen abakwishyurire ajye kwa producer mu kwishyurire wowe shaka iki wowe numva byajya bigenda ute bo ukuntu nge mbibona niba koko uri umubloga waje mwaka kazi k'ububloga ubihisemo shyigikira impano yishyigikire apana n'amafaranga postinga views nawe urazibona imbuga zawe zikure ejo bundi wamamaza ubona amafaranga mu kwamamaza ubona amafaranga kuri YouTube channel yawe mu gukora inkuru ariko reka nkubwire ari ibintu utagomba kwitiranya ni umubloga mbega no kuvuga ngo ikigiye kuntu bisigaye bimeze yego ubu bloga ni ikintu nacyo nakazi mukandi yego nakazi sibyo
no kugira ngo umubloga wa danje bisaba impano kandi iyo mpano nayikeneye gushyigikirwa sibyo niyo mpamvu nawe yapostinze tumureba ndetse manze mubwire grand frère Smiling sibyo ubashatse kwirengagiza wigize na juwa wigize umuntu guza utuntu twinshi nagira manze mubwire uwo muntu wakeneye ko umubloga nawe akeneye ko bamushyigikira kumushyigikira ntabwo nanjye nabyanze ibyo ariko uzarebe na video posting wabonye umwanya bazifata kugira ngo bazikore editing ndawubona uriya mwanya niwe utuma natwe tubakurikira tukabaha views bakanabona aba followers bigatuma bazabona amafaranga yo kwa niyo mpamvu rero muhanzi we nimba ushaka ikintu cyawe kimenyekana ishyura umubloga niba ahubwo muhanzi ushaka ko ikintu kimenyekana kora ibihangano byiza ababloga bagupostinge utere imbere kuko nabo ntabwo bajya bapostinga abandagarundi badakora ibintu byiza ntabwo bajya bagira abandagarundi bakora ibintu bidafatika cyane ntabwo bajya bapostinga abantu bakora ibintu bifatika none ndakubaza bidafatika cyane miliyoni 5 6 7 10 20 ku gihangano yarangiza akarenga akajya kwishyura umubloga none se ubwo ngo reka nkubwire nabwo ikindi kintu gitangaje yego ibaze gushora izo miliyoni zingana gutyo ukazishora muri audio na video warangiza wasohora iyo video ikaba flop ni ikintu kiri what we call losing time icyo bita losing time kandi time is money yego uko utumwanya ugafata ikintu ukagishora amafaranga ukibagirwa ko hari umuntu uzakwamamariza cya kintu aho oya wibagiwe ko hari umuntu uzakwamamariza ya ndirimbo wa muntu rero aho kugira ufatizo miliyoni zose nk'injiji wafata miliyoni 4 ugafata n'indi miliyoni ukayishora mu kwamamaza mu banyamakuru abanyamakuru nakubishyura niwo murimo bakora itangazamakuru niba wasohoye igihangano ni gute umuhanzi dukunda mu gihugu asohora igihangano wowe muborogo kanga kumupostinga cyangwa umunyamakuru kanga kumupostinga ngo postinga igihangano cye kigere kure natera imbere nawe uratera imbere uzamukoresha televiziyo ubona amafaranga none se natera imbere televiziyo kuri YouTube bakabona amafaranga bande abanyamakuru ababoroga nabo harimo sobonye ko ababoroga benshi nabo baje kuri YouTube none se interview muri gira ndakamaro kanini interview bombi bagira akamaro ndabyumva kuko umubloga yinjiza amafaranga sibyo cyane none se mu gihe umuhanzi aje gukoresha interview nakoje kuyikora bagiye kuyimukoresha ugahita wumva umuhanzi ahise avuga ngo mane ngo nese ngo ni ibisazi ngo ni ibisazi nyine ngo uraza guhitunamo mane ngo uraza guhitunamo kabisa ngo uko ngurumva ngo interview ni yawe bro is for you yego icyo nanjye nari bushyigikire ni bino numva ngo umuhanzi nawe gashaka ngo bamukoreshe indi ngo interview ngo bamuhe n'amafaranga kandi uri kubishyigikira oya umva icyo ngiye nshyigikiye hano icyo nshyigikiye nuko nta muhanzi ugomba kwishyura umunyamakuru nabyo kumwishyura ariko nanone abahanzi nibareka kwishyuza abanyamakuru ngo babahamare ngira ngo nk'icyo gihe kuri YouTube nko kuri YouTube icyo gihe biba bihuye aho ngaho ariko turi kura kuri bandi batagira YouTube gusa si bahari bagira iki bagira za Instagram na TikTok ntabwo zirambuga seze nibo bari gukora ntabwo zirambuga seze nabo niba posting ijyango rego dufata urugero nawe urumanzi ubwo Instagram iraguhemba kutangiye ugiye kuvuga ngo imbuga nabyo abapeti bari gukora Instagram ikazamuga igira 100 itamuhemba abo barahari kubera batagira gute batamamaza yego ariko ibintu byo none se umuntu akakanya ugize urubuga rugakura rukaba ari ruri big haje ama company menshi yamamaza company zigiye zitandukanye zigiye zamamaza mu Rwanda izo naba afite platform ifatika afite audience ifatika azagira gute azabona amafaranga yo kwamamaza bro niyo mpamvu rero ngo musigaye nyine ubona umuhanzi ukumva umuhanzi aravuze ngo abajije mu blogger se ngo bamubwira nk'izina rye nyine ngo ni umutetsi none se uvuze ko icyo kintu unyibutse ejo bundi Kevin Kade yagize gutya abarifashe aravuga ngo baramubwiye ngo Scovia uramuzi aravuga ngo Scovia wo ninde n'umupasteri witwa Scovia wo ninde urukumva barongera baramubwira ngo Scovia we yavuze ko atamuzi buretse gato banze nangize Scovia none umunyamakuru arongera aramubwira ngo turi kuvuga Mutesi Scovia umunyamakuru ibaze ko banatangira kumaza barambwiye ngo umunyamakuru Scovia ejo bundi aherutse kuvuga yuko Kevin Kade atakuzi atamuzi none Kevin Kade atasubiza ngo ngo ninde ngo ni pastor ejo nejo bundi niyanga kumuposta video narayibonye ya Kevin Kade ndayizi ibaze uri kwihakana umunyamakuru wakamupostingiye wakakwamamaje wakagufasha igihangano cyo kikagera kuki uri kumva ko ari ukumwihakana
none atari ukumwihakana sujye kuvuga ko Kevin Kade nawe sujye gushyigikira neze ucyumva ko ari ukumwihakana kandi Scovia we nawe yaramwihakanye se Scovia nawe yaramwihakanye Scovia ushobora gusanga wenda nibyo yaramwihakanye kuko nawe si yambira ngo nagazi Kevin Kade ngo wowe uri kuvuga cyo nuko Scovia agomba kubaza Kevin Kade na Kevin Kade akaba muzi Scovia yego nicyo uri kuvuga bagomba kureka kwitana ba mwana ngo bigire nkaho batazi no kuvuga ngo rero ubwo urumva ikibazo kirimo urumva ikibazo cyaba kiri kujyamo si wamenya kuntu wabyita kuko nimba umuntu ashobora kubaza undi akamwirengagiza sibyo ubwo se wabyita nihangana umva ikintu rero gitera biriya bintu aricyo nakubwiraga ni bino bintu no gushaka gutwika ni bino bintu byo gushaka gutwika biri kuri ino mihanda ariko nubwo baba bashaka gutwika ahanini ibi bitera ababoroga bishyuza abahanzi amafaranga ngo bajye bakomeza babatwikira none se Scovia na Kevin Kade sibyo none se Scovia kujya kumwamariza ariko Scovia ni umunyamakuru ushyigikira itangazamakuru niba ari umunyamakuru ubwo wenda yibanda kuri politike afite televiziyo tubyibuke niba afite televiziyo rero bivuze ko Kevin Kade bazamutumira wasanga televiziyo yiwe bahoramo amakuru amakuru gusa se nose nimba tamuzi akaba taramubonye wasanga wirirwa yirebera nyine ibijyanye n'ibyo akora sibyo na Kevin Kade akaba yavuze ko Kevin Kade wakurikira abapasiteri se yewe yaravuze ati njye ni kurikira ibintu byo mu rusengero cyane ariko yarabeshye nose nawe urabishyigikiye katabeshye ndabizi se none se ubyo kuvuga katabeshye nose ubwo nabimenya Kevin Kade ahora areba tubwizanye ugiye kuvuga ko Scovia Kevin Kade nawazi cyangwa ujye kuvuga ko Kevin Kade atazi Scovia cyangwa reka nkubwize ukuri rero yego sibyo nge I don't care niba muzi cyata muzi nitaye kuza undi nutazi undi gusa icyo nzi cyo nuko ngewe icyo nzi cyo biragoye nyine biragoye kubyumva ukambwira ngo Kevin Kade ngo ntago muzi ukoresha imbuga uri n'umunyamakuru ukanambwira ngo nawe nka Kevin Kade ngo ntago uzi Scovia that's the things ni ibintu bigoye kugira ngo nyine rero niyo mpamvu nakubwira ngo rero abahanzi bo akantu uko bafitemo ni ukumva ko ngo bari hejuru ni ukumva ko ngo nimba ngo umuhanzi ngo nimba akoze indirimbo ngo buri muntu wese ngo agomba kuba amuzi buri muntu wese agomba kuba amukurikiye buri muntu wese agomba kumusharingira ntabwo ari buri muntu wese waba amuzi niko bimeze ntabwo ari umuntu wese waba amuzi ariko niba umuhanzi dukeneye kuko dutera imbere muri sinema mu buryo bwa showbiz mu Rwanda niba dukeneye ko dutera imbere habeho gushyigikirana Bushari ntabwo bamubajije Bushari baramubajije aravuga ati byashoboka ko ashobora kuba atanzi kubera yuko aba mu bintu by'intambara cyane ariko Bushari baramuzi Bushari we ntabwo yageze yakanaga avuga ntabwo amuzi Bushari urumva yakoze Bushari baramuzi yego Kevin Kade ntabwo amuzi kandi ntabwo ibyo ni ibintu byumvikana birabareba aha rero aho niho ngarukiramo ibaze ko Kevin Kade yihakana umuhanzi kandi umuhanzi ejo bundi n'uzapostinga Kevin Kade yihakana umuhanzi yihakana umunyamakuru ariko chef tuze gushyiramo umenye ko nubwo turi muri debate tutaza kundanganya hano mfite abantu babakurikiye witavuga Kevin Kade ngo yihakanye umuhanzi ibyo ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yavuga ibitari byo n'imbogo bibaho icyo navugaga ni eske kuki Kevin Kade nk'umuntu ubizi neza ko azakenera umunyamakuru ko nasohora igihangano cye cyane ko Scovia no kumwihakana afite na televiziyo ni ikosa umuntu nka Kevin ni ikosa kumwihakana nk'umuntu ufite televiziyo ni ikosa kwihakana umuntu ufite televiziyo uretse gushaka kuza ahubwo nawe buretse kuzusakuza iki none se kumuntu ushaka kwigira nk'aho bari no kuvugira ubundi bagiye no kuguhimba kandi tucyo turi kwanariza abantu bacu turi muri analyzing turi ku kintu kivuga ngo turi ku kintu kivuga ngo kubera icyo umunyamakuru cyangwa umubloga adakwiye gushyigikira igihangano cy'umuhanzi akagisharinga none uravuga ngo Scovia ngo kuba ngo yarihakanye ngo na Kevin Kade kuba yarihakanye Scovia afite televiziyo kandi abizi kandi afite televiziyo ni amakosa kuko televiziyo ya Scovia se wasana nabyo azakenera kambwira impamvu ashobora kutabikenera sibyo Kevin Kade ahageze ndakeka ko ubu ngubu ahageze anasohoye indirimbo yarebwa sibyo ishobora kutarebwa cyane ariko nanjye nanivuze ngo yarebwa ishobora kutarebwa cyane bitewe nuko atagiye mu babloga sibyo rero icyo nshaka kuvuga abuze umwe ntabwo byatuma rero nk'indirimbo ngo itamenyekana mu gihugu cyose kuko urumva nka Scovia ntamuzi kandi Kevin Kade turamuzi kuki wamubura uwo munyamakuru kuki wamuhomba nibyo nakubwiye by'abahanzi urumva atari amakosa kandi nyine wowe wambwiye ngo wowe washyigikiye abahanzi
urambwira ngo abahanzi ngo ntabwo ngo bakwiye kwishyura ngo ntabwo ngo bakwiye kumvikana ndi kuri kote imeze gutya abahanzi ntabwo bakwiye kwishyura abanyamakuru cyangwa ababloga muri rusange ntabwo mukwiye kwishyuza wowe washakaga ko Scovia yagenda kinginga Kade kuko icyo nashakaga ntabwo yaragombaga kumwihakana nk'umuntu ukeneye ko ashyigikira impano y'umuntu uri gukora cyane gateza imbere umuziki nyarwanda ni ukuvuga ngo aka kanya aho bigeze ababloga nibo bakeneye abahanzi bose barakeneranye bose barakeneranye ariko nubwo bose bakeneranye ntabwo umubloga akwiye kwishyuza umuhanzi amafaranga kuko harandi menshi aba yatanze yo kugira ngo ibyo bihangano none nakamwishyuza azabaho gute umubloga azakura amafaranga ku mbuga kuko arapostinga imbuga se nanjye nakubajije ngo imbuga apostinga ibyo bihangano bikamuha abafollowers rero namara kugira benshi niba twamaze kumenya ababloga kurenza dushobora gusubscribinga kuri Instagram ikajya imuhemba murabikora se ubwo dushobora harimo ababikora uwuhe w'umupeta ukiri kuzamuka turi kuvuga ku mpeta ukiri kuzamuka none se umuhanzi we ukiri kuzamuka kashora amafaranga mu gihangano umuhanzi nyine rega iyo wahisemo ukavuga ngo ngiye kuba umuhanzi yego ngiye kuba umuhanzi hari ibintu uba ugomba kurwana byo uhisemo uvuga ati ngewe ubwo nyine niba ngiye kuba umuhanzi n'ababloga ngomba kujya mbishyura kugira ngo bantwikire indirimbo imenyekane ni ikintu uba wakize muri bije nkuko wishyura umukameramani kandi umukameramani nawe akeneye kugira ngo ufate video amenyekane ariko ugomba kumwishyura kugira ngo babeho umva mubwire Kizito Katifu umva banza wumva iki kintu niba uyivugiye ubwawe ku giti cyawe ngo umuhanzi agomba kuza mu bintu adahubagurika akaza yiteguye afite uwo mufungo wo gushora yego n'umubloga agomba kuza adahubagurika afite internet ityaye afite ikuru rihagije akajya postinga ku gihe ndakeka nta mubloga uzigenda atabwira ngo ndakeka nawe utabyumva niba none se kucyutangiye rero yabyujuje rero ukambwira icyo bakeneye mutangiye kuvuga ngo ngazarya ate ngazaba hati yego agakomeza kabapostingira ngo kubera ko ngari kujya mu muzamuka mwemwe kuzamuka leta nyine nawe abazamuka mutubwire we saba abazamuka umva reka mubwire ikintu kigomba kubaho cyo ni kimwe ikintu kigomba kumenya umubloga ugomba kumwishyura icyo ni icyambere banza wumve tugiye muri truth tugiye muri reality ahubwo tujye muri reality nagukwe kumwishyura uretse tujye muri reality sibyo imbuga Instagram urabizi ko mu Rwanda commonetize ni ibisazi yego na YouTube nimba bigiye no kuba ni vuba sibyo nabonye itangazo bavuga ngo bigiye kuba yego icyo gihe mu Rwanda urabizi nawe kugira ngo YouTube byonyine ubone kugira ngo izajye kuguhembura bizi icyo bisaba ni bisazi biragoye rero hari umupeta ufite abafollow 100 kuri Instagram no kuri TikTok ariko bitamuhemba izo mbuga urabyemera ntabwo byemera ndabyemera ariko ari ubujiji bwe n'ubujiji bwe gute kubera yuko umuntu wiseka nese niba bahisemo ngo Rwanda ni rumonetize nese nabantu nanjye reka mbanze ngubaze nabantu uzi mu Rwanda abafite munsi y'ibihumbi 100 bamamaza barahari bamamaza kuki wumva ko yajya nese arajya kwamamaza kandi nyine uwo yakamamaje atari kwa kumwishyura no kuvuga ngo abo bantu bafite ubwo bushobozi bakurikirana neza amafaranga bafite aho bayakura kandi bakora none se nyine uwo yamamariza n'umuhanzi rega we niko kazi umva ikintu kiriho umva ikintu kiriho hashobora kubaho agashimwe tip nkuko mu kabari umuntu agwaye service nziza umwa tip urikumva banza wumve urikumva ariko ntabwo akwiye kuvuga ngo bibaye ufisho ngo umuntu ngajya guhemba ngo uzuvuge ngo melody ngo mujye mureka none se ibyo bintu ibyo umva nyine ubwire kukubwira reka mbanze ngo fact niho ari amatiku yose wirirwa ubona mu bahanzi ngo runaka ngo yashwanyira runaka na runaka niho biva kubera yuko ababloga niba ngende umuhanzi nkaza nkakwishyura umubloga urumva ni ngewe uri bugire gute uri bwibandeho abandi bose urajya ubasabya kugira ngo numvikanishe ko ari wowe urenze urikumva aho rero niyo impano zitsikirira cyane aho niho impano zitsikirira kubera ko babahanzi bari kuza bakishyura abanyamakuru n'ababloga ndabyumva yego naho ngaho rero impano zitsikirira ariko bashyigikiye impano guhera from A to Z niba uri umubloga wa nyawe ubonye amafaranga ukavuga ati ngiye mbonye amafaranga nk'ibi bintu byo kubloginga ni kariyeri yose barayubaka urikumva nyine wowe kumva ko byajya bigenda ute uko byajya bigenda ngiye ku giti cyanjye niba uri umubloga shyigikira imana yari ayishyigikire se nyine ndikubaza nakubajije kugira ashyigikire nibyo nizo raw material nyine akiri nizo twakubwiraga kugira gushyigikire yego wowe uri umuhanzi kugira gushyigikire hari ibyo azasabwa iyo internet y'ubundi uri kuvuga wowe uzazana indirimbo yawe uze njye uyime ngo postingire iyo internet wayiguze
internet nayo ndayikeneye kugira ngo kuko ni ikintu cyawe ugiye gushyira hanze ariko nawe arayikeneye none se ajya gushyira igihangano cyanjye ibaza ariko umuhanzi we ashoye miliyoni nyinshi mu gihangano ibyo biramureba je tukoza platform yawe kigukubisa aba followers kiguzamuriye izina ibyo biramureba yashoremo miliyoni nyinshi abireke indirimbo ye agomba kuyigira nziza ntabwo byo bindeba ati frère hano ntabwo turi buze uretse manze nkubwira ahubwo nawe jibanza wumve sibyo mujye muragushaka gufata abantu mushaka kubasikamira urugero rufatika ibyo bintu none nabo abo barahari none abo barahari iyo bakwishyura ubu ngubu si umeze neza ibyo ngibyo ndabyemeza ibyo ndikubwira ngo rero nta serivisi ntoya ibyo bintu bya tipu se tipu waretse kuvuga ni tipu nimba ari na gitanu ukavuga ati ndafata guramo mega cyangwa umva ikintu kiriho niba umuntu ari umuhanzi umuhanzi ubwo ni Ange Nari sina ngombwa ngo abaririmba gusa n'abakora filime bari abahanzi nta kibazo niba uri umuhanzi umuntu w'umunyamakuru akagupostinga akwiye kugupostinga for free agashyigikira igihangano cyawe nawe platform z'abari kuzikuza urumva n'uburi banza wumve n'uburi gukura nk'umuhanzi cyangwa nk'undi interview we bazaziha nawe amafaranga ya YouTube yabonye nge rero kambwira ikintu cyadanje buramba numva ngiye cyadanje kuko buri wese biramuvuna ari umuhanzi biramuvuna kugira agafate n'umubloga bikamuvuna kugira agafate nge rero numva rero bagiye kujya bakorana uko bose byabavure ubwo icyo gihe ibintu byo gufashanya byajya bivamo noneho bakaza babikora nk'iki nka business bakavuga ati noneho uzibabikoze nka business ukuntu byajya bigenza gutyo muri ubwo buryo bwawe wakoze indirimbo yawe wayirangije urayifite video na audio uje kundeba nk'umubloga byajya bigenda ute byajya bigenda gute ni ukuvuga ngo ahantu ikibazo kiri umunyamakuru cyangwa umubloga niba yishyuje igihangano cy'umuntu kugira ngo agipostinge niho hahandi nk'ubu abahanzi baramutse bakatiye ababloga bagakatira n'abanyamakuru akajya yikorera igihangano cye bucece akaza akagitereka kuri YouTube cyangwa TikTok cyangwa n'ahandi audience y'umuntu akihanganira nayo na support yanyu na nyeya abonye ejo n'ejo bundi nushaka kumupostingira igihangano cye azakubita strike gutese ubundi uwo muhanzi ninde erega abanyamakuru batunzwe n'abahanzi abanyamakuru batunzwe n'abahanzi umva uburyo abanyamakuru batunzwe n'abahanzi nyine ababloga batunzwe n'abahanzi uburyo babatunzemo baraza bakabakoraho inkuru muri make umuhanzi adahari ntabwo yabona ibyo atangaza niyo mpamvu umunyamakuru adakwiye kwishyuza umuhanzi kandi abeho gutese nyine kandi uvuga ko aribyo bimutunze kandi aribyo ndi kukubwira abahanzi batunze abanyamakuru mu buryo bwo kubaha inkuru wowe kwibagirwa wowe kwibagirwa kwigira nk'umuntu utuye wenda wagira ngo turi muri Amerika wagira ngo buri muntu YouTube yanira muhemba kandi iki kintu twakivuzeho twasanze Instagram twese ntabwo ziduhemba nakubashije ngo wenda uwo muntu afite 100 ari no kugafata no kumenyekana none se uwo muntu nimba koko atunzwe no kupostinga gusa araje aragupostinga agize n'100 no gupostinga gusa kandi umuhanzi ntabwo ari byo mutunze ariko kuvuga iki sikuvuze umuhanzi atunze umunyamakuru mu buye buryo so gupostinga so kumafite agapostinga aya nabaye kumukuraho video no kumukuraho inkuru ayishyira isa postinga ku mbuga ze none se nyine so kuvuga umuhanzi cyangwa umubloga si itegeko ngo postinge igihangano cye kuri Instagram cy'uwo muntu ari gutwikira niba uri gutwikira umuntu wemerewe no kumutwikira no kuri YouTube ndaguha urugero cyane na YouTube n'ayihemba baranabiza ariko se muri kucybatabikora nuko bigoye barahari we kutabikoze barahari we kutabikoze YouTube nawe uzi kunigora ndaguha urugero rw'umuntu utari n'umunyarwanda ubikora kandi na strike abona ashyigikira abahanzi akinjiza amafaranga ya YouTube ndamugukubwira mu Rwanda birashoboka cyane utari mu Rwanda barahari bashyigikira impano z'abanyarwanda urumva hari umutipe ujya postinga buri video yose yasohotse ya hip hop ndajya kumbuga mu kwera kuri zabaye Kevin ba Kevin ba Horix n'abandi urikumva uriya abipostinga kuri YouTube zikamwinjiriza n'ibihangano byaba bicishamo akabikora ama reaction n'ibindi saba batwikiye saba uwo mujama ari kuvuga uwo mujama nimba afite abasabo benshi abasabo benshi bafite abasabo benshi ni 10,000 uretse ndakubwira abasabo benshi bafite ni 10,000 uwo muntu koko turetse kubeshya nkanjye wenda tuvuge n'urugero Dish Kevin nyeneye ko hari umubloga uri ugiye kuntwikira ndajya kureba umuntu ufite 10,000 erega naga gutwikira ku rubuga rumwe nagutwikira kuri Instagram nagutwikira kuri YouTube agutwikira no kuri Instagram agutwikira no kuri TikTok icyo gihe ni kwatuye kuvuga ngo nukuzamurana icyo gihe ni Kevin waburi kumuzamura sibyo kuko Kevin amurusha izina
ukiri ariko bansobanurira bari kunsobanurira kuri subscription ya Domba igihe ukubaza iyo subscription warayikoze ujya musangamo abandi bantu iyo subscription narayikoze nsangamo abandi bantu ya Domba ubwe yaritangarije ngo ngiye nimara kuzuza abantu 2,000 zarekera gutema ibiti muri Canada nze kuba full time kuri Yema ngira ngo nka Misatoka TV tuje tuvuga ibintu dufite n'amakuru n'ibimenyetso byanyabyo yego no ngiye reka ngo fact yuko yumvikanije na kurindi iri butume wumva yuko abahanzi muri rusange badakwiye kwishyura abanyamakuru cyangwa ababloga ngime tekereza abantu b'abanyemano umaze we kwiyumvira ku giti cyawe bataragira aho bagera barahari benshi abo ngabo bashyigikiwe nibishyuzwe na bano babloga nibishyuzwe na bano banyamakuru kujya babaha interview n'ibindi bagashigikirwa niba ubonye umuntu ko afite impano kuko bifati kubibona atari ibintu bya fake nabyo bijya bibaho niba umuntu ko kubona afite impano ifatika uyimwishyuza yizamure iyo mpano nimara kuzamuka kuko utanayishyuje niho hahandi zazana cya kindi nisa tipu agashimwe kandi nawe platform zawe zaba zikura uhembwe mu kwamamaza uhembwe na YouTube n'izindi mboga bo tutagiye kure aho ngaho ku kintu uvuze ngewe Messi Nyanga kuko uretse manze nkubwire ibyo bintu byo kuzamo twibwirishwa ngo mudufashe ngo ningera ngo nzakwibuka turabizi iyo mugezeyo you talk the shit mubavuga umwanda yaba umuntu uramufasha akazamuka ejo bundi mwahura warirwaga umuririmba ngo yasohoye indirimbo ngo mujye kuri YouTube ugakora ama challenge ukavunika bro kugira ngo uretse ndabita mbivuga bitana nagwa n'urugero rwa bano bapeti babyina bano bapeti bakora iki ama challenge bose aba influencer ndabakubwiraho nabo bari muri uwo mujyo kuri ama challenge uri kuvuga uririmba indirimbo umuntu mutaka urumva yamara ugafata bro ntanagutaginga banamutaginga no kwisura kana kwa abo bahanzi uri kuvuga ngo unibwira umuntu wanga kugutaginga kuri Instagram kuri story kuno umuntu azaza kugwa amafaranga ngo tip ngabanze n'ingero zabo that's the shit cyangwa reka tureke no kumentioninga amazina reka ngiye mwibarize niba koko uri umubloga reba abantu nk'aba TikTok abenshi wenda tuvuge nk'urugero ku ba TikTok niyo umuntu ari TikTok akaba yaraje ari from nowhere akaza akajya asubiramo indirimbo zawe akamenyekana uri kumva yamenyekanye nubazi benshi bagiye bakora bakakanya bafite amakampani bamamariza muri make se umuhanzi nadashyigikirwa ngo byabihangano bye mubari byo mubona uko mubona ibyo mukoraho amacari ese akantu ko kwamamaza reka nkubwire akantu ko kwamamaza igihe bagatinzeho ngewe ubu ngubu wantangaje kwamamaza ntago ari ibintu baramukaze kuko ntago ari ibintu uteganya sibyo uretse umuntu agwikira akajya bishatse abikunze rero kwamamaza ni nkuko n'umuhanzi nawe akora udutaramo ku ruhande atitaye kuri views tuvuye kuri views ubwajemo kwamaza ubwo nkuko n'umuhanzi nawe ashobora kugenda agatarakaraka ku ruhande ibyo ni blessings from God izo ni blessings from God man igwa kugira ngo ukomeze kubaho oro ducira ko kujyana mu mufuka muri iyo minsi sibyo ibyo rero twibibara twe tubare mu kazi turi mu kazi sibyo mu kazi ni ibintu byumvikana ibyo bintu kuza mwivugishwa ngo umuntu ngo uzamufasha ngo warageze turabizi ko mubanga mukabihakana mukanabanga umuntu uramufasha waravunikaga kuri set waravunikaga bro wagerayo akakwanga so that's the shit bro ariko nyine turakoma urusyo dukomeye n'ingasire cyane yego no kuzamura nago mvuze ngo niba uri umubloga uri gushyigikira umuntu ngo nawe namara kugerayo gagenda yigira ikijumba yigira umuntu ngo umeze gutya niba umuntu yaragushyigikiye ntacyo akwatse niba umuntu yaragufashije uri hasi ugwirirana wigerayo ngo umwiryeho ngo umwereke ko wabaye umuntu utabaho baranabatuka barahari ugasanga nk'umuntu bimuvuze ngo niyanagushyirira kuri story aho niho amakosa nyine nge nshaka ko habaho kuyungurura hakabaho gukosora niba umunyamakuru agupostinga kugira ngo utere imbere niba uteye imbere wimwiryaho niba kwatse interview ngo wigire busy niba ko ngo mfite ngo studio session ngo mfite ngo editing ngo mfite ngo shooting ngo mfite ibiki reka wenda nkatwe twababaye mu gihe nkanjye ntabyo bankoreye rero utarabinkoreye ntabwo yankanga urakoze cyane banze kubikora kubera iki banze kugusharingira kubera ntarinzwe kubera kandi nje ntabwo mbarenganya kubera kutabishyuye uretse manze mubwire ikintu kandi nje ntabwo nje najya kubarenganya bro sibyo jewe nimba nkeneye ko ibintu byanjye bitwika sibyo turakora icyo bita win-win
Rega n'ikindi kintu cyo kibaho ku bapeti wenda bari kuzamuka ugasanga baje bafitemo n'ubujiji n'abahanzi ugasanga nabo bafitemo ibintu bw'ubujiji ese spend if you want to earn shora niba ushaka kugira ibyo kubona menshi niba ushaka kubona make ugende narebe tuwiri rwandikira umuntu DM uri kumwinginga akubloka nagutuka agushyire story cyase gushyire ibyo nibyo bita isi washoye ubona iki nagurugero reka ngurugero rwa nyuma twita tunasoza nagurugero rwa industry yo muri Nigeria site imbere mu myaka nk'icumi itambutse muri imyaka nk'itandatu oya ni kuvuga uburyo batumbagiyeho cyane yego ikintu cyabiteye nuko ababloga babo abanyamakuru babo bashyigikira impano ndetse n'abahanzi ubwabo bagashyigikirana kuki rero twe tutawugira umutima mwiza bo wijya kuvuga ngo niki buraba umuhanzi wo muri Nigeria ashobora kuzamuka ariko nabo basanga nabo bafite nabo ntago byabura ariko uko rero bigenda kandi natwe ni uko tureke kuvuga ngo wenda ngababloga abakina abantu muri rusange niba umuntu asohoye igihangano cyiza ubibona ko ari cyiza wikigiza nkana genda kuri YouTube kirebe umukandire subscribe ibyo bigomba kubaho nuko natwe mu Rwanda hano urega mu Rwanda ntago bose ari babi ari nabo dufashiriza ubuntu barahari dufashiriza ubuntu kandi cyane rero ujya kuvuga ngo iki niki abantu no muri Nigeria habamo abakora ubugome yego hano roga kubona nabukora ibyiza ariko nyine most ubwo bugome burakwiye yego reka dusoreza aha ngaha duhe abantu nabo muri comment batubwira uko babyumva ariko ngiye ku giti cyanjye uko mbyumva wowe munyamakuru wowe mu boroga kigikira impano itera imbere nayo yikwirengagiza that's the she so thank you subscribe share like munatubwire muri comment ngo mwebwe muri kuri ruhande thank you so much